cyangwa mu muragwa va icyo ndishwa ngaha ni uburyo ki ugomba kuba uri safe utekanye nta muntu uzuriwe nta wakuvumbura nta wamenya ngo urinde kandi ubana nabo ibintu ugomba gukora ubwo bana n'abantu ariko hari ibyo batamenya kandi muri kumwe akambaye ubwenge koko yego ikintu cyambere nambere mu buzima ugomba kwirinda kugira ngo utamenyekana kuko ubundi umenyekanye yego ni kutana agaciro no kuboneka kenshi niko bakurambira yego uko winginga cyane niko bagufata nkaho ntacyo umaze ikintu cyambere cyo twita body language no kuvuga ibimenyetso by'umubiri ururimi rw'umubiri uvuze ariko umubiri urakoze yego body language irya body language bahita body language abantu ni uburyo umubiri uvuga ariko nta jambo wasohoye kwicirana amaso kuzamura iminwa kuzamura intugu mbega ukagira reaction ku buryo umuntu ukuri imbere avuga ati uno muntu uburyo anyeretse avuzemo ndabwumvise uratse turabuzi nuko nicaye ntabikwereka babyinisha akaguruka nk'abisobanura umuntu gusuzuguye umugore wabwiye ijambo kumva ntaryite yazunguza amatako gutya ako se ubwo ikibazo mpisengera ibyo bintu umuntu abikora abizi cyangwa ni ababizi ababizi ahubwo umubiri uravuga ubwo ntabazi kumuvugisha nibyo ndi kuvuga uvuga ngo icyo gihe abataramenya ushobora kuba udashaka kuvuga ariko umubiri ukagutamaza ukakontorora amarangamutima y'umubiri we bundi ahubwo ntuzasanga umuntu umubwira ijambo rirakaje ubona aramwenyura niyo mpamvu investigator bareba ku maso bareba ku ntoki no ku kirenge abona uramwenyura akabibona ko umubeshya kandi abona umuntu kwese abyinisha ibirenge gutya uyatubona hakubeshya undi ugira ngo bati ibyo uvuga ndabisuzuguye cyangwa se yitonora inzara ni ikindi kintu cyo nzabikubwira ni ukuvuga ngo body language akenshi abantu badatinya ni mu maso niba mvuze ijambo nturyishimire ukambye agahanga rero mwene nta mbabazi wa rumenata nisekera kandi ntiwerekana amabwene uramwenyura agasukishika wow kandi wabibonye kuko ni ngira icyo mvuga ni uburyo cyuba mwisi yego na satani akakuyoberwa yagutura hose atari ko mbona nta kintu hari n'ibindi Imana yambabariye ari kurihenze ubwo ati ndakwima umuceri ndarya kawunga niba utashye mu rugo asanga batetse byakunda birye nyine iyo ubuze icyo ushaka ufata icyo wasanze birakazanga ibikawunga byanyu ni amakosa araza cyangwa wagije mu bikanya ukubita ngo niba udakoresha body language winavuga rwose nakubwira ikintu kikurakaza umwenyura nakubwira ikintu gigushekeje use nk'ukambye agahangamo gakeya unyuranye n'ibyo yari yitegeye cyangwa nazavuga amagambo turabizi ati kana ko utari nk'ibyo bizana kubera iki suko inkuru yanze ariko ntabwo ushobora ko ukeneye kumva inkuru ze uranayimurusha ikintu cya mbere kugira ngo ubashe kubaho wihishe kandi ugendana n'abantu irinde gukoresha ibimenyetso by'umubiri uvuga inkuru bakubwiye kora gatahuye ndakabizi bazamenya ko umunyamujinya bazamenya ko urakara bazamenya ko urwara bazamenya ko wamwimye ikintu agusaba urumva bazavuga ubundi uriye wateye ate niyo systeme nyine cya kabiri kizatuma umuntu wese uguhiga buraho ahagaze gutega amatwi cyane kuruta kuvuga kandi iyo mpano uko nyigira ngo ntawazize icyo yumvise icyo yavuze nta muntu amatwi arajyana amageragere ujyanwa amageragere n'akanwa nuvuga ngo ubundi icyo kintu jya utega amatwi wumve neza nta guca umuntu mu ijambo ngo sore nta guca mu ijambo uracyanuka mureka avuge ibimurimo bimushiremo nawe mwumve bimushiremo byumva wowe musubiza akajambo kamwe gusa ubundi baravuga ngo umuhanga mu kwihisha abantu yumva 99 n'ibice 9 akavuga rimwe n'igice akavuga rimwe gusa uzamba avuga ni wi cyangwa no ni yego ni oya kuko ugomba kwitoza mu bintu ukwiye kwitoza bya gatatu ni ijambo ryitwa oya ukarivuga nta bwoba nta Haleluya ubumwe bw'abera ministries uyobewe na Reverend Hababazi Jean Baptiste
aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo ibice 33 umurongo wa 14 kugera ku 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya nijoro abantu bashyizweyo, bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe. Ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana, wizitesha agaciro, wizisuzugura, izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira, bisenye biveho. Ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Mwebwe abera ministries, buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo, ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. Uruwa agaciro, uriwe, kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Mwebwe abera ministries, umuntu arisanzwe ku bufatanye n'inzego zifite mu nshingano. Ubumwe bw'abera ministries bwiyemeje kurandura burundu igwingira ry'abana bafite imyaka 5 kugera ku myaka 12, tubondora, tubagaburira, tubashyitsa ku kigero cyiza. Kwita ku mwana no kwita ku Rwanda rw'ahazaza, kwita ku mwana no kwita ku maboko azagusimbura. Nawe niba mu kigo kigushishikaje ukumva ukinezerewe, fatanya n'umwe bw'abera ministries kubaka u Rwanda rw'ahazaza, turandura burundu igwingira ry'abana mu kagari ubumwe bw'abera bukoreramo. Ubumwe bw'abera ministries si idini, si itorero, nubwo genda no kuba ryo, ahubwo no munagira kwisanzura agakora igikorwa cy'umugisha. Ngo haye ikaze ku Ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Wowe dukurikiye aho uri hose, amahoro y'Imana niyo nkwifurije. Reka nkubwire ngo ibyo ukora byose Imana ibihe umugisha. Amazina yanjye ni Jerry, ndi kumwe na Mushumba, turagarutse n'ubundi muri bya biganiro by'isanamitima ndetse mukunda muri benshi. We wakoze subscribe, wafashije kwagura Ubumwe bw'abera ministries, turagushimiye cyane. Abari mu Rwanda, abari hanze yo mu Rwanda, aho uri hose umve ko tugukunda kandi tugushimiye. Mushumba, ndakwakiriye cyane. Urakoze cyane kunyakira. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane, kandi Imana iguhe ibyo nawe wifuza ko Imana igomba kuguhereza. Ako se ibintu maze iminsi mbona n'abantu barabibona, bajye muri comment barebe ko ndebe ko turi kumwe. Ibi ikintu cya style ni Imana bayanyibutse yangiriye neza. Imana customer designer rwose, umuntu abirimo neza cyane. Ariko mbere na mbere wari umudamu wanjye uko biri kose. Turamushimiye cyane, atuma Mushumba asa neza. Mushumba, dufite amatsiko yo kumenya uyu munsi dufitiye iki. Yego, mbere yuko tuvuga reka nongere nshimira abantu bakomeza kumfasha kiriya gikorwa cyo gufasha abana bababaye. The Seeds of Joy. Imana ibaha umugisha, igira ushimisha umunezeze. Uyu munsi nagira ngo tuganire. Mushumba, ukivuga Seeds of Joy, ku munsi w'ejo nibwo twari turi kubivugaho. Uvuga ikintu gikomera, avuga uti birababaje kugira, ubwo twavugaga ku bintu bibangamira abantu, aho kugira ubukene bwo kutagira intambara. Twari turi ku kintu cyitwa intambara. Nzarwana intambara iremereye kutarwana yoroheje. Uvuga uti akugira ngo ndwane yo kutagira ibyo kurya, nagira iyo kutabirya ariko bihari. No kubisaranganya. Yego, urongera uravuga uti ineza ngira mba ndi gufasha Seeds of Joy, nkabona ko ari umubyeyi. Yego, ubwo navuye. Ubwo twagira ngo nyine tubwire abantu bose bajye babigira ibyabo. Umva muri atari uwawe, ukumva amaji atari ayawe. Uko hari urwego ujyamo ukabona ibintu wese ibyawe. Yego, kumva uranabitinya kuko hari ibindi ukeneye kubona ari byo byararenze. So Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo uyu munsi wa none ari wo munsi wanyu musozi icyumweru, tuganiriza abantu ngo banakunze biravuga ngo uba mu bwisho bwisumba byose azamubijwe cyushobora byose. Ndabwite ngo muragwa icyo ndishwavuga ngaha ni uburyo ki ugomba kuba uri safe, utekanye, nta muntu uzuriwe, nta wakuvumbura, nta wamenya ngo urinde, kandi ubana nabo. Ibintu ugomba gukora ubwo bana n'abantu, ariko hari ibyo batamenya kandi muri kumwe. Magambo y'ubwenge koko. Yego, ikintu cya mbere na mbere mu buzima ugomba kwirinda kugira ngo utamenyekana, kuko ubundi iyo umenyekanye, yego, ni kutana agaciro, no kuboneka kenshi, niko bakurambirwa. Yego,
uko winginga cyane niko bagufata nkaho ntacyo umaze. Ikintu cya mbere cyo twita body language no kuvuga ibimenyetso by'umubiri, ururimi rw'umubiri uvuze ariko umubiri urakoze. Yego, body language. Irya body language body language abantu ni uburyo umubiri uvuga ariko nta jambo wasohoye. Kwicirana amaso, kuzamura iminwa, kuzamura intugu, mbega ukagira reaction ku buryo umuntu ukuri imbere avuga ati uno muntu uburyo anyeretse avuzemo ndabwumvise. Buriya turabuzi nuko nicaye ntabikwereka, babyinisha akaguru kamwe bisobanura umuntu ugusuzuguye. Umugore wabwiye ijambo kumva ntaryite yazunguza amatako gutya. Ako se ubwo ikibazo mpisengira ibyo bintu umuntu abikora abizi cyangwa ni ababizi? No, abizi. Ahubwo umubiri uravuga ubwo ntabazi kumuvugisha. Nibyo ndi kuvuga. Uvuga ngo icyo gihe abataramenya, ushobora kuba udashaka kuvuga ariko umubiri ukagutamaza gukontorora amarangamutima y'umubiri we. Bundi ahubwo ntuzasanga umuntu umubwira ijambo rirakaje ubona aramwenyura. Niyo mpamvu investigator bareba ku maso, bareba ku ntoki no ku kirenge, abona uramwenyura akabibona ko umubeshya kandi abona umuntu kwese abyinisha ibirenge gutya uyatuna hakubeshya. Undi ugira ngo bati ibyo uvuga ndabisuzuguye cyangwa se yitonora inzara ni ikindi kintu cyo nzabikubwira. Ni ukuvuga ngo body language akenshi abantu badete ni mu maso. Niba mvuze ijambo nturyishimire ukambye agahanga. Rero mwene nta mbabazi wa ruminata nisekera kandi ntiwerekana amabwene, uramwenyura agasishika. Wow, kandi wabibonye kuko ni ngira reaction. Icyo mvuga ni uburyo cyuba mwisi na Satani akakuyoberwa, yagutura wose atari mbona nta kintu. Hari n'ibindi Imana yambabariye ari kurihenze avuga ati ndakwima umuceri ndarya kawunga. Niba utashye mu rugo asanga batetse byakunda birye nyine. Iyo ubuze icyo ushaka ufata icyo wasanze, kuko birakazanga ibikahunga byanyu ni amakosa cyangwa hagije mu mikanya ukubita ngo niba udakoresha body language winavuga rwose. Nakubwira ikintu kikurakaza umwenyura, nakubwira ikintu kigushekeje use nk'ukambye agahangamo gakeya unyuranye n'ibyo yari yitegereje. Cyangwa nazo kugira amagambo turabizi ati kana ko utari nk'ibyo bizana kubera iki. Si uko inkuru yanze ariko ntabwo ushobora ko ukeneye kumva inkuru ze uranayimurusha. Ikintu cya mbere kugira ngo ubashe kubaho wihishe kandi ugendana n'abantu, irinde gukoresha ibimenyetso by'umubiri uvuga inkuru bakubwiye. Kora gatahuye ndakabizi. Bazamenya ko uri umunyamujinya, bazamenya ko urakara, bazamenya ko urwara, bazamenya ko wamwimye ikintu agusaba. Urumva bazavuga ubundi uriye wateye ate. Niyo systeme nyine. Cya kabiri kizatuma umuntu wese uguhiga buraho uhagaze, gutega amatwi cyane kuruta kuvuga. Kandi iyo mpano ziko nyigira ngo ntawazize icyo yumvise, icyo yavuze. Nta muntu amatwi arajyana amageragere, ujyanwa amageragere n'akanwa. Nuvuga ngo ubundi icyo kintu ujye utega amatwi wumve neza, nta guca umuntu mu ijambo. Ngo sore nta guca mu ijambo uracyanuka, mureka avuge ibimurimo bimushiremo, nawe mwumve bimushiremo byumva. Wowe musubiza akajambo kamwe gusa. Ubundi baravuga ngo umuhanga mu kwihisha abantu yumva 99 n'ibice 9 akavuga rimwe n'igice, akavuga rimwe gusa. Uzamba avuga ni wi cyangwa no. Yego ni we. Kuko ugomba kwitoza mu bintu ukwiye kwitoza bya gatatu. Ni ijambo ryitwa oya. Ukarivuga nta bwoba, nta musutsu, udahinda umushyitsi. Ngo oya. Harimo abantu rero iryo jambo ryananiye avuga se nimuhakanira harambana gute, akanga kukubwira ngo urakare birishire, ahubwo akagutega iminsi. Ejo ndaza kureba mu kanya wamuhamagara bimeze bite gahunda dufitanye, ngo nyine ngo urumva, akabona kugusobanurira nabwo ntakwerurire ko ari oya. Nese akagutega indi minsi. Nese umuntu umuje kujya gushakira hano. Subize se ko bibaho. Yego ariko giba nitoje ijambo oya. Hirya yo gutega amatwi no kukumva no kugusubiza. Yego probably oya. Ako kanya ubabare bihite bishira. Oya barasubira bigenza gute ubundi. Urumva kurega umuntu nzareba no
vuga ngo no se we ntabwo ugomba kwitoza menyereza umutima n'ururimi guhakana mu gihe ubona ko ari ngombwa nta tuzovyibaza nk'abarundi nta tuzabireba nk'abanyarwanda nta wayiti nk'abongereza ndategereje oya no subiri kidogo no niba bidahari ntibigize gute ntibihari harya mu ruganda ngo ni nguke ibintu ujye wumva cyane uvuge gake wumve cyane kuko burya ubwenge buba mu kumva ntiba mu kuvuga kandi abaswa baravugagura ngo no mu magambo ngo abanyabwenge baraceceka ngo habamo intyoza ngo zo kuvuga mama we imitego si bakubaciye bakuvuga mu magambo menshi habamo iki ibicumuro ntago ari amatwi yumvise kenshi kuko abagenda kumva ukajya gusoza yakwanarije ngo no icyo kintu kikabaho igihe abantu baganira ukazanamo inkuru nshyashya utoye ahandi ushaka gucamo abantu kabiri ikiganiro cyabo bakubona nk'akazitereyemo even if they don't tell you nubwo batabikubwira yego barakubona batatu ati do yaje mwamubonye ntabazi n'inkuru uyigaragaje wiyeretse abantu ariko harimo abantu bazi ngo ni ugufata ngo ikiganiro bumva buri ahantu hose ari we wayobora the topic cyangwa ikiganiro urabyumva wibinjirira ngo uzane inkuru nshyashya ubundi ikindi ntukabe uwa mbere mu kuvuga inkuru nubwo waba wifitiye amakuru akwiye ikintu bita breaking ntuka-breaking inkuru niko muri media tubyita breaking news ibyo rero ni amakosa ni muri media ariko mu buzima busanzwe yego mu buzima busanzwe ntukabe uwa mbere mu kuzana inkuru inde wayizanye ni kanaka wayumvanye nde ni kanaka ukavuye kwande source akaba ari wowe ukabutaya agaciro ngo dore wa mugore w'umunyamazima kabone nubwo bifitiye amakuru bizi rinda abandi babivuge ibyo bizakurinda gutakaza agaciro no kwibonera uko bari ikindi buriya ntukavugire hejuru ibyo abandi batekereza bucece nk'ubu ugasanga mu nama hari igitekerezo umuyobozi atanze ibyo utekereza abandi babitekereje ugahita ushyira hejuru ugaza ukamanura ukuboko ukazira akanwa kawe ntukavugire hejuru ibyo abandi batekereza mu mitima bizatuma urinda icyubahiro cyawe hari ubwenge bwinshi uyu munsi twizera none niyo gahunda yanjye ariko ikindi niba iyo nkuru isakaye wishomoka ngo nari mbizi yumve nk'aho ariyo nawe utega amatwi nubwo ufite amakuru hazishoma ubona ko ntanze kubivuga nyine ngo ntiteranye ariko nari mbizi no barabonye ko nawe uri isutwa y'umusaza y'umugabo ubwo utabivuze mbere ukaba warumve nk'uko abandi babyumva wakwigendera urashaka iki yego ntugashyushye inkuru y'umuturanyi uzi gushyushya inkuru nuvuga ngo ni ibintu byabaye ariko wabonye uyongeramo akariro urabikuririza mwazi ko akana ko byagenze ugashyiramo akariro kandi ntabwo ari byiza cyane aba social media bumva abayutubu icya karindwi ntukiyemeze kubana n'umuntu wananiranywe n'abandi yananiwe na Jerry nanjye tunaniranywe na Pierre na kanaka ufite izihe mbaraga zo gufata umuntu ngo umugire neza kagiye kwanduriza ishati n'imyenda ko cyane namushobora ngo nzihambira wapi acana naye nawe umureke cyaha ntukiyemeze ko wabasha kubana n'umuntu wananiye abandi nuvanga icyatumye bananira nuko ugiye kwemera igituma bananira nyine ubwo nawe buri umwe muri abo ngabo ngo raturanda ngemera n'umurokore ntajya nakabya nuko musangira gake yes ngo ntabwo afite umurokore imbere y'umupagani nuko agira kode cyane niyo mpamvu batanga umugore basuzugura yego wenyine usa kubahe n'uwawe yaragusasa kugize gutese ukana kangarakizwa ngararenza ukana karakizwa karenzwa umusaraba akarenga umusaraba ibyo ntabwo ari byo
ugomba nyamara ijambo baryumva tw'icyumwe bw'abera ministries ntukigire intwari no kwemeza ko wabana muntu wananiranywe n'abandi bose muri quartier. Buriya mugore arasuzugura. Nta muhungu arasuzugura atanga ugenda nabana n'ibandi. Ubwo nyine wamwe ubwo ndagira ngo mpinire mu magambo yoroheje ngo gira umugabo ngo nubwo yananiye abandi ngo giye ngura umugabo nzamushobora. Uzamushoboza ikira? We ubona umugabo ashaka abagore 7-6 ni iki wambere aramunanira ngo giye nzagerageza. Bose bakarinda bahava bose bagerageje. Kagoma ari cya gipyisi kicaye aho ngaho. Igipyisi kabisa. So rero kwigira intwari yo kugerageza yo gushaka kubana n'abandi ntabwo uzabibasha ntibizanakunda ngo bizakugora. Icyamunane amakuru wamenye adafitiye inyungu umuntu ntukayamubwire ko uramuca intege. Ntushaka kumenyaho inkuru nkabona utayimenye ntacyo byagutwara. Yego. Ariko kuyikumenyesha wababara. Yego. Ugahitamo kubyihorera. Hanyuma nazabivumbura ko wari ubizi ubwo si bya ntabyo wavumbura ko ntabyo nakubwiye. Kandi ngomba kuba mu buzima bwihishe. Cyakoze. Mpambaza ibyo nazigewe. Nibyo tuvuge nk'urugero nk'ubu. Hariho umuntu ukubwira inkuru ukabura ibitotsi. Ngo wamenye ukuntu niba ubona inkuru ugiye kubwira umuntu imuhagarika umutima wayibitse. Niba nta mutego urimo. Agiye kuvuga. Ibyo bizatuma urinda icyubahiro cyawe. Umuntu wese akureba imvuga ati n'umuntu kabe maze kubana n'abantu. Yego. Icyakenda ntukishyire hanze. Umuntu yakwishyira hanze. Ntambara rwanda nizo kugira gute? Nizo kugarura ibyabacitse bibavuyeho. Yishyize hanze. Yewe uko mu nda buriya ati umugabo ntagitaha mu rugo. Turarya se. Ubwo n'abagore. Shana boss kazi kana ati n'ubundi kariso imbere ntayo ngira. Kwishyira hanze n'amakosa. Kwishyira hanze ni ibintu bine. Kuvuga ubukene ufite, kuvuga intambara ufite, kuvuga bakwanga, kuvuga n'icyo ukunda n'icyo wananiwe. Kwishyira hanze. Ubwo icyo wananiwe zo bacyaguteza. Wabonye ukishyira hanze. Gireka bahagushyire wowe kuhajya. Cyacumi. Ari cyo kintu kinaniye abarokore n'abandi badasenga ntukabeho mu buzima bwo kwisobanura. Ubundi bo bisobanura iki? Ibyo bakuvuzeho. Nese ubundi umuntu kuvuga n'uburenganzira bw'ururimi rwe. Kucya kwisobanura ngo barambeshyera ngo urabireba. No, buryo buri mugenda ugaragaza kudakomeye. Umuntu unamureka akavuga wowe ugakora ibikorwa kandi akazaceka agacogora ntazongere kuvuga ikindi kintu na kimwe uko byamera kose. Urumva neza kwisobanura so nakalisanga risobanura hano wose urabona mva nyine ndebe ngire gute no ikindi ntugapfe kubone kuko bagukeneye ntukabone bakubone ngo witwe cishwa ati wa muntu ati nimurebe wa wundi cishwa hara turamuzi araboneka muhamagare bakora ukaza guhinda n'inkuba nimye namakosa. Niba ushaka kubaho ubuzima bwiyubashye ufite agaciro n'Imana ikunda ntugapfe kuboneka mu bintu byose no kubonekera igihe bagushakiye. Giboneka hari ngombwa ahakenewe ahakurinda ahakubaka ahakubahisha n'ahakugeza ku isezerano. Ngibyo ibimenyetso nakubwiraga bishobora gutuma baho wubashywe utinyitse kandi abantu bose bakubona ko hari ikintu kiri muri wowe umunyabwenge. Yego. Nsoreza ntago bamara ibintu byose imyimenyetso wabimara ndagushimiye. Panga ngo mukanwa ko genga ngo numva ndimo shashaka kuvuga ijambo ngo nigwe n'ijambo rizanyinigire mbabarira umuntu ashyushye mu kanwa kumva yavuga ntabwo byiza ariko ibi tuvuze ni uburyo ki ubasha kubaho wiyubashye wirinze ntawe kuvogera nta no kwinjirira. Murakoze Imana ibahe umugisha.